Abakoresha umuhanda wa kaburimbo Gicumbi Rurindo bongeye gusaba ko hagira igikorwa ku makorosi ari ahitwa Sakara ni mu kagari ka Rwiri kubera impanuka bavuga ko zihora zihabera bitewe n'imiterere yaho. Kuri iki cyumweru umuntu umwe yahaburiye ubuzima abandi 27 barakomereka mu mpanuka y'imodoka yahabereye. Theogene Twibande aratubwira ibindi kuri iyi nkuru. Aho impanuka yabereye mu murenge wa Cyungo mu kagari ka Rwiri mu mudugudu wa Sakara. Imodoka ya bisi Toyota Coaster RAD 192X yavaga Gicumbi yerekeza kuri base muri Rurindo. Hari saa 2:10 z'igitondo. Kamodoka kabajyanye na nindi hano kambere. Undi rero yapfuye. Abandi bakomeretse. Uyu Chantal twatwicaranye. We uko yituye ku muhanda byahise birangira rwose kuko umutima ushobora kuba wenda ikintu cyakubiseho ko twabonye amaraso deja yirasa ngende igihe yibonye mukarwaye ikibazo anucaje ku ntebe imwe ku ntebe imwe. Polisi y'u Rwanda yemeje by'impanuka ivuga ko yarimo abantu 28. Umuntu umwe yahise yitaba Imana abandi barakomereka boherezwa ku bitaro bya Byumba na Kinihira. Dr. Isangabo Nziza uyobora ibitaro bya Byumba yatubwiye ko mu bakiriye harimo n'abakomeretse cyane. Abakomeretse bose hamwe Kinihira hageze abagera kuri 16 naho Byumba hageze 12. Muri abo bose Kinihira havuyeyo 4 bajya i Kigali ko bakomeretse cyane. Harimo 2 bakomeretse ku mutwe n'abandi bakomeretse mu gatuza. Harimo Ibyumba harimo umwe wagiye i Kigali nawe wakomeretse mu mugongo. Abandi yaba Kinihira yaba na Byumba turi kubitaho bakomeretse byoroheje. Mu bitaro bya Byumba twasanze abahasigaye batangiye kumera neza. Twabonye ibitambo abandi dusigaye Imana iraturokora ubwo Imana irakomeza kugira kudufasha. Kongeye kuvugana na Dr. Ngabo Nziza mu kanya gashize yatubwira ko abari mu bitaro bya Byumba na Kinihira bagiye gusezererwa. Ntabwo barembye cyane twakomeje no gukurikirana amakuru yabo batangiye gufashwa. Gusa nyine baragumayo banze bavurwe bone gutaha. Hanyuma abandi bose basigaye haba ku bitaro bya Byumba ndetse na Kinihira bameze neza, benshi tumaze kubaha imiti tugiye kubasezerera mu kanya. Iri korosi riri nyuma yanjye niryo iyi modoka yaguyemo ikimanuka binanira gukata ihita rero ikubita urukuta cyangwa se ikubita igitwe cyayo kuri borudire yo hepfo. Umuntu umwe ahita yitaba Imana. Abaturage bavuga ko igikwiye gukorwa ahangaha uko iri korosi ryakosorwa ku buryo bashobora kuricamo kabiri cyangwa se bagakuraho uyu mukingo murebe nyuma yanjye noneho hakabasha kuba ari ahantu imodoka ituruka ruguru ihareba neza. Yarenze piriya umuntu ariko abantu bavuye mu gihe wo ntacyo bapfuye cyo byagenze bite ni hamwe kiguye gusa yaraguye yamanutse hano igira hasi hari abantu harimo abantu babiri bavamo niya gisirikare igwa niya gisirikare inyanya none igwa haragura hanga buri mu mbese buri gihe niko haramuka umuntu habi amamoto amagare imodoka ni akabasirikare kigeze kwirengura hariya usibye ko nta wapfuye nabari abasirikare. Uwitabye Imana ni Nyirandama Chantal wari umwe mu bashoramari bafite hoteli mu mujyi wa Byumba akaba yari kumwe n'abandi muri iyi modoka yakoze impanuka. Imana imwakire. Mu butumwa bugufi twoherejwe n'umuvugizi wa polisi mu majyaruguru y'u Rwanda SP Mwiseneza Jean Bosco yavuze ko wari utwaye imodoka ubu ari mu maboko ya polisi nawe cyateye impanuka kiracyakorwaho iperereza. SP Mwiseneza yasabye abatwara ibinyabiziga muri uyu muhanda kwirinda uburangare. Theogene Twibanire i Rurindo.